Queen. Allo? Yo. Zinda bite? Byiza. Wamba bari ukampa nimero ya Semuhungu ko namubuze kuva ejo ku mutima wenda kumvamo. Ndara. Semuhungu se ndanyiguye. No, apana iri itari gucamo uheruka kuvugana nawe ryari? Mperuka kuvugana nawe ejo agiye muri our past. Hanyuma bigenda bite? Manyine Ngira yivu. Mperuka kuvugana nawe nyine agiye muri ntuze muri our past. Muri our past ejo. Hanyuma nyine nagiye kureba stories ze mbona nta kintu ya postings. Okay, umuhamagaye kuva ejo telefone ye uramuhamagara ntabwo iriho. Ko ari metero ebyiri wamfashije ukangerera mu rugo akomanga ntibibe nk'ibya gitoko. Erega imitima iraturya. Ndi guhamagara nyine ngo numve nanjye. Oya ndabizi ufite amakuru ikibazo ni ikihe Linda na mini Zinda. Erega ugomba umva uburetse gato. Eric ni umushuti wacu. Eric ni inshuti yawe magara ni wowe uri hafi dore uramutwitiye n'ibyo mutubwira ari byo. Zinda ukuri ni ukuye. Eric ari. Reka nkubwize ukuri. Jewe ntago nzi Eric ahanari. Uko niko kuri kwa mbere. Urumva byutse mbona abantu bamamagara nanjye. Eric sinzi ahanari, Eric sinavuganye nawe. Eric sinzi nta kintu kimwe nyine nzi. Muri si Kigali baye uretse gato. Kigali baye New York ku buryo umuntu dushobora kukuvejo umuntu dushobora kushaka tukamubura. Ukabutaza ahanari muri 0 metre muturanye sheri. Okay, aho arahazi ariko ntabwo ushaka kuhambwira. Byo birumvikana. Ntabwo mazi cyane. Ntabwo hazi. Niko kuri ntabwo mazi. Yego. Nk'umushuti wawe ubundi iyo atari mu rugo bari he. Ibi ngibi bisanzwe ba ku buryo Eric ava kuri telefone akabura niba mu rugo adahari. Kuko umwana umuntu avuye mu rugo nta uri mu rugo. Kandi urabona ngiye. Nanjye nyine nkuko wumva byagucanze, nanjye byancanze. Ko wumva byagucanganyishije niko nanjye byancanganyishije. Ntago mbyumva nanjye. Na telefone ye ntagiri. Ntago namenya nyine ngo ari he. Undi muntu wa hafi ninde utari wowe wa Semungu twahamagara tukabaza cyangwa tubariza nawe ushobora kubaza undi muntu we wa hafi close kuri agira inshuti nyinshi no ndavugira magara nkawe ngo mubaze nta wundi muntu uzuri close kuri we nkawe ushobora kubaza ariko twese turi abashuti turi kumwe n'abandi nabo bakaba batazi uko bimeze uragira ngo kandi mbigenza gute uko wumva nyine byagucanze niko nanjye byancanze. Eric ntago sinarindi kumwe nawe sinamenya ngo ari ahangaha cyangwa ari ahangaha. Ejo uvugana nawe wavuganye nawe kuri telefone wavuganye nawe kuri chat mbere yuko ejo wavuganye nawe kuri telefone ambwira hari ntuza yarafite uno munsi appointment yarafite uno munsi twavuganye nyine aribyo arimo arambwira ambwira yuko agiye muri our past. Yego ambwira ati turaza kuvugana ndambwira ari Kicukiro iriya our past yabereye Nyanza. Ntabwo yageze kuko yafatiwe Kicukiro. Yafashwe se kubera iki? Ndi kukubaza kandi wowe wavuganye nawe bwa nyuma ndi kukubaza sheri. Jewe nagiye kumuhamagara ninjoro ko nigeze mbona post ziwe our past irangiye. Muhamagaye numva telefone ntagiriho. Nyine ndavusinabyitaho ubu ngubu mu gitondo kubera yuko mbonye abantu barimo barambaza niyo mpamvu nari mbyitayeho. Nuvuga ngo singiyeho mukubajije wenyine singiyeho mukubajije wa mbere. Nyine buri muntu ari kumbaza ngo Eric ari hehe ntabwo mbizi nese ntabwo ngiye na Eric rigaduhorana. Ntabwo muhorana ariko niwe muntu we wa hafi niyo mpamvu wamagaye Zinda kandi ndatekereza ko amakuru ntabwo wabuye atayazi. Kinshuti yo niwe babinteye impungenge bebe. Ndabaya ntabwo mbizi pe ahubwo nanjye nuyamenye ahubwo nanjye guhamagara umubaze. Zinda kuva iwa ugera kwa Eric nta minota ingahe? Nta minota irimo. Mbabarira ugiyeyo umbariza umukozi ngo abantu baje gusaka kwa Semuhungu bamubajije iki?
none se sinumva ahubwo ndusha amakuru ariko se wagiyeyo kuri abantu bagiye ruhande bamusakaga ibiki mbwira nyine basi umuturanyi okay ndagusabye mbabarira mu kutumara amatsiko no kujya ngo duce ibintu ku murongo mbabarira nyerukire kwa Semungu ndagusabye nkwerereza umushoferi ugiye n'ubarize uvuge ngo mwaramutse abaturanyi ariko ndabizi nawe uratwara mbabarira tugerere kwa Semungu tumenyera amakuru wasanga turi no kuvuga gutya Eric yiryamye aruhutse sibyo wiseka cyane turi urira sekuragera muri njyewe ntabwo nzanarishu tete wenda abonye uburyo cyabavugisha akabibabwira yuko ndengana ntazahana none se wadufashe okay ndazira kuba ndi inshuti ye nkaba ntazahana izina nk'inshuti ya Godfather ya kera sibyo inshuti yanjye ntabwo ariko ntabwo duhorana manza unyumve manza umba service ngiye kugusaba shusho umba service ngiye kugusaba zinda mfasha ngira kwa Semuhungu umumpere telefone tuvugane uwo kabyara we kandi uri kumbwira ko adahari gute se kandi ari umuturanyi ndi kukubaza ndebera niba ari we mu rugo imodoka yagize ikibazo ngo umumotari aramufata niwe ndi kuvuga wamufashe ntabwo ndi kuvuga undi muntu aramufata yaba yamugejeje mu rugo ngira kwa Semuhungu mbarize umumpe mvugane nawe kandi babarira kabisa niba nawe uri mu rujijo please sawa ningira icyo menya ndakuvugisha okay nkatinge off okay kamba muting Jesus Christ ariko mukundi inkuru mukunda urugambo Eric iyo ufite inshuti uyitaho ukamenya n'ibyayo muri aho Yesu nashimwe mutapinge screen Big man. Hello. Yo. Good morning. Meze fresh. Uracyakorana na Semuhungu? Uracyakorana na Semuhungu? Dukorana bimwe bya traffic. Amakuru wamuhamagariye ko mukeneye byihutirwa. Wamubuze se? Ntabwo namubuze cyane. Wamfasha hari ikintu wamfasha nkavugana nawe? Ntabwo sinzi kuri uwo mubone. Kubera iki ntari bumubone? Ntabwo ari i Kigali. Ari he? Menya yagiye iwawe muri kwa mama wiwe. Hehe? Tuzi ko mama wahise aba muri Tanzania. Muri Tanzania cyenda? Ntabwo hakiri muri Kenya, ni muri Tanzania? Ni muri Kenya sorry. Mbwira Kaspi ndi live man. Wiki? Ndi live. Ariko ibyo boro narabikujije man no kajya mu magari live turi kuvugana uri kongera live nice urumva ari fresh. Nta byanda no sari ikintu cyo nkubajije. Ariko ntungupi. Ko bari gukwepa bose. Inshuti za Semuhungu ziri gukwepa. Inshuti za Semuhungu zirimo gukwepa. Yagiye iwabo. Hey. Allo? Oui. Bango yasubiye Kigali. Yasubiye Kigali ryari? Manda ajya bagiye kwibuka ryarira. Bagiye kwibuka babu yahita agenda. Sawa. Bya bintu bya Semuhungu mbanza bikaze kadutegereza. Ibiki bikaze. Konga mike yawe kuri ncyanutsi. Ibiki bikaze aguye ko hari umuntu aguye ko ari ikibazo. Ko nkubwiye ko ndi gushaka umuvandimwe, nkubwiye ko ari ikibazo wa mugore we. Ibiki bikaze. Icyo dereka nimero y'umuntu ishobora kuva wasanga ari no mu kiruhuko. Muri iyi minsi munshakire Semuhungu. Ariko umugore arashyanuka. Ariko uri kabarankura wabonda guhakaza. Mutapinge screen. Mutapinge reka bampamagara. Ariko uri kabarankura kabisa. Tap your screen, people. Tap your screen.
ujye ubisiga neza bibe bitagize none ko dore nk'iki werewere ipu waretse urusaku noneho ibaze nk'abantu nukuri kwimana nk'abantu 100 bagiye bamaze gushyira muri request kandi nta bantu nzamura abantu bamwakize muri request zingana gutya mamutekereza ko ribuze kubamanura ko bazamura muvane n'izo request zanyu mu tapping screen kandi hurry up mugire vuba kabisa mu tapping screen tapping screen mwihuta iki kitari kunyitaba mu tapping screen hari ndimo ivuga ngo kendo simyitaratora kabaye birakomeye ariko ngo difata nakataraza kazaza ngiye ubu ngubu uretse kuba ndi kubarebera mu ubundi iyi nkuru mbere yuko nyitangira reka maze mbarebe gutya umva mutapinge screen mutapinge kakadija manza hamagare gahunda murayizi ni yayindi mu magambo mufite yo kuvuga mugomba gukoresha amagambo yo kwigengesera no guca bugufi no kumenya ibiva mu kanwa kanyu uraba kunyuva no kuvuga ngo mutapinge screen my people mutapinge screen kugira ngo live ibe active urimo kunyumva hanyuma mbibutsa ko ku cyumweru hazaba hari icyo bise akasongoyiwa akasamutwe give me a second umuza yishyire kuwa mbere kuko ku cyumweru hari indi space zabaho kuwa mbere zaba ari tariki zingahe let me check give me a second zipfa kuba umunsi wo kurangiza ni 13 bishyire Saturday kuko bishyire kuwa gatandatu kuko cyumweru hari space yindi nta kwica kuwa gatandatu kabisa yego thank you birakomeye mwaturamye muri kumva muri kwibaza ngo bimeze bite ni mukore ku kimenyetso cy'umusaraba Kadija garura izo mbarika my fiancé come here mumbwire inshuti ya Semuhungu ya hafi ninde muntu ufite namba umuntu wa Semuhungu wa hafi ninde Nizinda
Godfather iyo foto sinyikunze kuyihindure. Iki kigoryi uragahindurwa ibyo mu nda, uragahindurwa ibyo kurya by'inkoko. Wagishute we, njyewe mbere yuko nshyiraho ifoto nkugisha inama mani na zako kasi ya buroro, ntutume ncumura kewerewere kankuboroke kakubitwa n'inkuba, ntuyikunze gakunda ubusuri. Wagitumbiko we, njyewe nkugisha inama y'ibyo ngiye gushyira kuri profile kuri ntuza yanjye. Stupid. Nakwe ngo byagira aha kangati. Sense. Ntuyikunze kundi inkuru mbi cuka n'uburara. Iki ngo bakita ngo simbi makeup. Guys, mutapinge tugende tugera kuri 200. Mani mwese mutapingira rimwe, umva ikintu ukora ntago byoroshye. Ikintu ukora, fata hano urutoki rwawe ugenda ugira ngo tapote. Twihuta, ndashaka kureba intuza. Zinda nyitaba. Nkunda kuvuga inkuru kumanza n'umugore wawe n'umukobwa dukundana na musaje breaking news ye nayivuga. Iyi niko bimeze. Next general yagize umushyitsi w'imyaka 30 ahita apfiriwe bro, ariko ibaze kugira umushyitsi agapfira mu nzu yawe. Yesu Kristo gitare cy'amahanga akagwa mu nzu agapfa. Okay, kadi agiye heze ntuza kadi. Give me a second. Ariko se ubugiye utekwa ari nkayo yose ko nawe udashobotse. Kandi nagarutse nimero ye yanze. Nimero ya nabikoze mbizarira ko nimero ya simu ntabwo iriho ndabizi. Garuka mpamagarira umuntu bita Zinda. Urimo kumva? Zinda ndayigira uriya mukobwa se yegera nimeza abakobwa b'Ikigali. Ngwino kuzamuka. Kumva. Erega njyewe Godfather ikintu kimwe, njyewe iyo mba mfite ibintu byose mba bifite mu ntoki, ariko wari wagiye ariyo narindimo. Wahamagaye se mu bakubwiye ngo iki? Ntayiriho nimero. Oya senda kubujije kuri telefone bisanzwe. Iyi kora isanzwe ntayiriho na WhatsApp ntabwo amabona. Oya se. Urakomeje se? No kuri WhatsApp ntabwo iriho? Ntakiriho. Uri serieze? Bisanzwe ntabwo ihari. Nibwo ugerageza. Oya ndavuga erega none sinjye ntabwo mfite indi telefone yo guhamagaza, ariko ndashaka umuhamagara bisanzwe.